Mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri mwe mwese abakurikiye Maranatha TV. Ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira umunsi mwiza mwe mwese abemeye gukurikira Maranatha TV. Wowe utarakora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo icyigisho cyacu kibagereho umunota ku munota. Kora subscribe, ukande like ndetse n'ikintu cyose ushaka kugira ngo tubagezeho wifuza ubona tutarabagezaho ukande muri komenti, tuzakibagezaho vuba. Uyu munsi tugiye kwigana icyigisho cyitwa inyamaswa ya gatatu muri Daniyeli igice cya 7. Inyamaswa ya gatatu muri Daniyeli cyangwa ivugwa muri Daniyeli igice cya 7. Reka dusenge. Mbere ya byose reka dusenge. Data twese mu ijuru, Mana ihoraho, turagushimye ko waturinze tukaba tugeze iki gihe tugihumeka kuko ubuzima izina ryawe rihimbazwe. Data wera, tugushimiye yuko waduhaye ibyanditswe byera kugira ngo bitwigishe, bitwemeze, ndetse umwuka wera twemeze ibyaha. Turagusabye ngo uduhe umutima wari muri Kristo Yesu wo guha agaciro ibyanditswe byera kugira ngo nitubona ari byiza bitubature, bidukure mu byaha, maze tubeho nk'uko ubishaka. Igihe uzasanga twarakwiteguye tuzajyane nawe mu ijuru. Tukuretse bene data bose bari hirya no hino ku isi kugira ngo batsindwe n'ijambo ryawe ndetse babaturwe naryo, maze igihe uzazira nabo bazasange twarakwiteguranye tuzajyane nawe mu ijuru. Tukuretse abarwaye bari hirya no hino ku isi kugira ngo barambike ikiganza cyawe gikiza, kitahwemye gukiza, cyakije kuva kera. Nibakirwa ndetse bagahabwa umugisha nawe, bazashima urukundo rwawe. Turinde kandi turagire muri byose ibyishimo byatuma tuba abana bawe tukazageraho mu ijuru bidani n'abakuze bose. Tugusaba ibintu mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cyangwa insanganyamatsiko ni inyamaswa ya gatatu muri Daniyeli igice cya 7. Inyamaswa isa n'ingwe. Umurongo wo gusoma mu gice cya Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 6 uravuga ngo, hanyuma mbona indi nyamaswa isa n'ingwe ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga. Ku mugongo wayo yari ifite imitwe 4. Ubutegetsi bwayo burakomera. Mu ntangiriro y'icyigisho tugomba kwibuka ko igitabo cya Daniyeli ari kimwe mu bitabo Mu ntangiriro y'icyigisho tugomba kwibuka ko igitabo cya Daniyeli ari kimwe mu bitabo by'ubuhanuzi bikomeye cyane mu byanditswe byera. Daniyeli yabaye mu gihe cy'ubutware bwa Babuloni, cyangwa yabayeho mu gihe cy'ubutware bwa Daniyeli. Daniyeli yabayeho mu gihe cy'ubutware bwa Babuloni, hanyuma akomeza kubaho mu gihe cy'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Imana yamuhaye Babuloni Inyamaswa ya gatatu ivugwa muri Daniyeli igice cya 7 ni ingwe ifite amababa 4 n'imitwe 4. Inyamaswa ni ishusho y'ubwami bw'Abagereki buyobowe na Alexandre Mukuru. Ingwe ni inyamaswa yihuta cyane, ikaba ikwiriye gusobanura uburyo Alexandre Mukuru yafashe igihugu agenda atsinda ibindi bihugu mu gihe gitoya, bisobanurwa n'uburyo yigaruriye isi mu gihe gitoya. Amababa 4 yerekana umuvuduko udasanzwe, naho imitwe 4 igaragaza ubwami bwigabanyijwemo mu bice 4 nyuma y'urupfu rwe. Isomo ryo muri Bibiliya turi busome hano ni iryo muri Daniyeli igice cya 2 umurongo
wa 21 haravuga ngo niwe uhindura ibihe n'ibihe, akuraho abami agashyiraho abandi bami. Ibi bitwereka ko Imana ari igena amateka y'abantu. Ubwami bwose bufite igihe cyabwo, kandi Imana niyo igena iherezo ry'ubwo bwami. Ishusho y'ingwe. Ingwe ni inyamaswa yihuta cyane. Ingwe ni inyamaswa yihuta cyane mu kurya no mu kwigarurira. Iyo Daniyeli ayibonye ifite amababa ane, bimugaragariza ko ubutegetsi bwa Alexandre Mukuru cyangwa ubutegetsi bw'Abagereki bwari bufite umuvuduko udasanzwe wo kwagura ibihugu byose. Alexandre Mukuru yatsinze ibihugu bikomeye cyane mu gihe gito, uburyo mu myaka mike gusa yari amaze kwigarurira isi yose. Amababa ane yerekana umuvuduko udasanzwe iyo nyamaswa y'ingwe yakoreshaga yihuta. Murumva ko inyamaswa ifite amababa iba yihuta cyane, bigenda mu gihe gitoya. Buriya n'indege ari amababa yayo niyo atuma igira ute yihuta kandi ikaguma mu birere. Ariko reka dukomeze gusobanura iyi nyamaswa y'ingwe yabonetse muri Daniyeli igice cya 7. Imitwe ine yo isobanurwa ubwami bwagabanyijwemo ibice 4 nyuma y'urupfu rwa Alexandre Mukuru muri 323. Ibi bigaragazwa n'imitwe ine y'ingwe. Isomo ryo muri Bibiliya tugiye gusoma ni iryo muri Habakuki igice cya 1 umurongo wa 8. Havuga amafarashi ngo yabo arihuta kurusha ingwe, kandi arakomeye kurusha ibisiga by'ijoro. Ibi bitwereka ko ingwe ari ishusho y'umuvuduko n'imbaraga. Alexandre Mukuru wayoboye kuva mu Alexandre Mukuru wayoboye kuva muri 356 kugeza muri 323 mbere ya Kristo, niwe wubatse ubwami bukomeye bw'Abagereki. Mu myaka mike gusa yatsinze ibihugu bikomeye nk'Abaperesi na Misiri n'ibindi bihugu byinshi. Nyuma y'urupfu rwe, ubwami bwe bwagabanyijwe mo ibice 4. Ubwami bwa mbere bwari ubwami bw'Amasedoniya n'Ubugereki, bwayobowe na Kasanderi. Ubwami bwa kabiri bwari ubwami bwa Turesi na Anatoliya, bwayobowe na Lysimachus. Noneho ubwami bwa gatatu bwari ubwami bw'Abasiriya n'ibice bya Aziya, bwayobowe na Seleukusi. Ptolemy ayobora ubwami bwa kane bwategetswe mu Misiri. Iyi migabane ine isobanura cyangwa isobanurwa n'imitwe ine y'ingwe. Ijambo ryifashishwa muri uyu busobanuro bw'izi nyamaswa cyangwa bw'iyi mitwe ine. Imitwe ine ni ishusho y'iyi migabane ine. Ikintu mwari mukizi, iyi mitwe ine ni ishusho y'iyi migabane ine. Ni ukuvuga ngo Misiri yahagarariye ubwami bwa Afurika. Misiri ihagarariye ubwami bwa Afurika. Iyi mitwe ine nk'uko batubwiye ngo ihagarariye cyangwa ni ishusho y'imigabane ine, ni ukuvuga ngo muri Misiri ihagarariye Afurika. Siriya n'ibice bya Aziya bihagarariye Aziya yose. Turesi na Anatoliya bihagarariye Amerika.
noneho Masedoniya n'Ubugereki bigahagararira Uburayi. Nako mukamenye nk'abantu turi kwigana iki cyigisho. Isomo dushobora kwifashisha kuri iyi ngingo ni iriboneka muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 14, rivuga ko ngo kuko mutazi ibizaba ejo, ubuzima bwanyu ni nk'umwotsi ugaragara akanya gato ukazimira. Ibi bitwereka ko ubuzima bw'abantu n'ubwami bwabo ari iby'igihe gito. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 havuga ko Yohana yabonye inyamaswa ivuye mu nyanja ifite ibimenyetso bihuriza hamwe ingwe n'idubu n'intare. Ibi bigaragaza ko ubutegetsi bw'abantu bwose buhurizwa mu butware bw'isi bwigomeka ku Mana. Daniyeli na Yohana bombi batwereka ko ubutegetsi bw'abantu bugira iherezo, ariko ubutegetsi bw'Imana butazagira iherezo. Yohana yabonye inyamaswa ihuriza hamwe ibimenyetso bya Daniyeli. Ibi bitwereka ko ubutegetsi bw'abantu bwose buhurizwa mu kwigomeka ku Mana, ariko Kristo azabutsinda. Amen. Dusome Zaburi igice cya 2 umurongo wa 2. Abami b'isi barahaguruka n'abatware bagirana inama barwanya Uwiteka n'uwo yatoranyije. Murumva ko ubutegetsi bw'isi bwose ni ubwo kugomera Imana gusa. Ubwami bwa Babuloni bwagiye buvaho, hakurikiraho ubwami bwa Peresi, nabwo buragenda. Haza ubwami bw'Abagereki, nabwo buragenda, n'ubwami bw'Abaroma buragenda. Ariko Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 14 itubwira ko Kristo ufite ubwami buzahoraho iteka, nibwo bwami tugomba kugira kwiringira. Daniyeli 7:14. Ubwami bwe ni ubwami bw'iteka butazashira, n'ubutegetsi bwe ntibuzarimbuka ukundi. Icyo nsaba namwe nsabira bagenzi banjye ni ukugira ngo dukurikirane ubwami bw'Imana, ndetse duhange amaso ubwami bw'Imana, kugira ngo igihe kizaza Yesu Kristo azaze asanga twaramwiteguye, tuzajyane nawe mu ijuru. Dusabe Imana kugira ngo duhe kwizera ubwami bwa Kristo, ubwo bwami buzahoraho iteka. Ubwami bw'abantu buragenda, ariko ubwa Kristo bwe cyangwa Kristo we ni umwami w'iteka ryose. Matayo 6 umurongo wa 33 niho havuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana n'inzira zayo, ibindi byose muzagira muzabyongererwa. Iteka dushoboze gushaka ubwami bw'Imana no kububona, nibyo nsabira buri muntu uwo ari we wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Wowe utarakora subscribe, share, like ndetse na comment, bikore nonaha kugira ngo muzakurikirane icyigisho cy'ubutaha. Ubutaha tuzareba ku nyamaswa ya 2, nk'uko uyu munsi turebye ku nyamaswa ya 3. Turi kumwe, mwari kumwe na Niyomugabo Alphonse. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Ciao ciao.